Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umuhungu witwa Davis wari wavuye mu rugo iwabo yerekeza mu mujyi. Ibyo yagiyemo byenda kurangira ngo yitahire, mama we yaramuhamagaye aramubwira ati nari nzi ko ndi buze ku isoko nkihahira none byanze umwanya wabuze neza neza. Davis kumva ibyo mama we yari atangiye kumubwira araseka, ariko ahita anamubaza ati ubwo urashaka kuvuga iki mama? Mama we nawe ati nawe icyo nshaka kuvuga urakizi nuko mba nabuze aho mpera, ndabizi rwose ukuntu ibintu byo guhaha ubyanga, ariko mbabarira ungireyo ndakwinginze. Davis ati oya mama uramenye rwose, mama mbyanga kubi nawe urabizi, uzashaka umwanya uza ubyigurira ibyo ushaka kugura. Mama we yakomeje guhatiriza ati basi imbuto gusa, mbabarira unzanire imbuto zonyine ibindi nzaza kubyigurira. Davis yabuze uko agira abona atasuzugura mama we, aramubwira ati mama ngiyeyo, ariko iyi niyo nshuro ya nyuma nkugirayo kuko rwose ibintu byo guhaha mbyanga kubi. Mama we atumva rwose ntago nzongera kubigusaba, ndabizi ko ubyanga cyane, binkorera uyu munsi gusa sinzongera. Umuhungu yabuze uko agira aparika ku ruhande imodoka ye, ubundi ajya gushaka imbuto mama we yaramutumye. Yagendaga atabishaka, nyine byari byambuza uko ngira. Ageze aho yagombaga kuzigurira, yabonye umukobwa mwiza cyane wari ufite imbuto nziza, amaze kugenda azitondeka azishyira ku murongo neza, arangije kuzitondeka aricara kugira ngo ategereze abakiriya. Yabonaga ari umukobwa mwiza cyane bitangaje, ntiyari yambaye ibihenze, yari yambariye bisanzwe, ariko imyenda ye, isuku ye, uko yasaga, yabonaga asa neza cyane, afite isuku nyinshi cyane. Yari mwiza, afite imisatsi myiza, ku buryo Davis yanamubonye akikanga. Ubwiza bwe butuje, uko yagaragaraga, byaravuga cyane kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyari kimuzengurutse. Davis yaratunguwe cyane, atungurwa n'ukuntu yisanze amwitayeho bitangaje. Yaramwegereye amusuhuza amuhereje ukuboko, ariko uwo mukobwa mwiza witwaga Deborah abonye umuhungu nk'uwo nguwo amusuhuje amuhereje ukuboko arikanga. Byaramutunguye cyane kubera ko yari amenyereye ko abandi bakiriya baza bakamusuhuza biraho, waramutse bite, cyangwa se byanarimba ntibamusuhuze bagahaha gusa ubundi bakigendera, ariko yatunguwe no kubona ukuntu umuhungu mwiza nk'uwo nguwo amusuhuje amuhereje akaboko kandi ubona ko abyitayeho cyane. Nawe yahise amusuhuza ariko amwereka ko amwubashye cyane, amusuhuza n'amaboko abiri. Barasuhuzanyije ariko Davis aratungurwa cyane, aramubwira ati gusuhuzanya gutya n'amaboko abiri, nzi ko ari iby'abantu ba kera bakuze cyane kandi wowe uracyari mutoya, ubizi gute? Deborah ati ndi muto ariko nabitojwe n'abakuru, bambwiye ko gusuhuza gutya umuntu n'amaboko abiri aba ari ikimenyetso cy'uko umwitayeho cyane kandi ko unamwubashye. Davis aramwenyura ati nanjye uranyubashye cyane. Ntiyategereje ko amusubiza, ahubwo yahise amubaza ati ninde wabikubwiye? Ni mama, ni nyogokuru, ninde? Deborah aramusubiza ati ni benshi babimbwiye, ariko mama wanjye we ajya akunda kumbwira ko iyo wubashye umuntu cyangwa se ukamusuhuza umwitayeho ari imigisha uba urimo kwizanaho. Davis yongera kumwenyura ariko yanatangariye umukobwa cyane. Ijwi rye rituje, inseko ye, isura ye, byatumaga atongera kumva akavuyo n'urusaku by'umujyi. Niwe wenyine yabonaga, niwe wenyine yari yitayeho. Icyo gihe yaguze imbuto nyinshi, agura n'izo atagombaga kugura, amubaza n'ibibazo atatekerezaga ko yamubaza, ubundi arangije aritahira. Mu gutaha kwe yari afite ibyishimo bidasanzwe, yari afite kandi ibyiyumviro atari yarigeze agira n'ikindi gihe. Icyo gihe ibyo bintu byari birimo kumubaho, nawe yumvaga atarimo kubasha kubisobanukirwa. Ageze mu rugo, mama we yaje kureba imbuto azanye. Yari azi ko ari buzane imbuto nkeya cyane kubera ukuntu yari yagiyeyo atabishaka, ariko yatunguwe no kubona azanye imbuto nziza kandi nyinshi. Byakomeje kumutangaza cyane, aramubwira ati ahari nawe uzizaniye rimwe kugira ngo ntazongera kugutumayo. Humura rwose ntago nzongera kugutumayo, ubutaha nzigirayo. Davis we yarigendeye, ariko mu mutima we akavuga ati sinzi impamvu naguze imbuto zingana kuriya, sinzi impamvu nakoze biriya byose, nta nubwo nzi n'ibyari birimo kunkoresha.
Nijoro yagiye kuryama ariko yahumiriza agatekereza umukobwa, yarambura amaso bikaba uko buri kimwe cyose kuri we akoze kigahita kimuzanira isura y'umukobwa. Yagize ngo ni ibintu bizashira ariko yakomeje kujya amutekereza cyane kandi umutima we ukomeza kumumwishyuza ndetse akomeza no kumukumbura bidasanzwe. Uko bateguraga imbuto ku meza akazibona niko yongeraga kumutekereza cyane n'ibitekerezo bye bikajya kure. Uko areba imbuto agatangira gutekereza Debora kandi agatangira gutekereza n'igihe azongera kumubonera. Yarabitekerezaga hari n'ubwo byamujyanaga kure cyane agafata urubuto mu ntoki ariko akibagirwa ko agomba kurutamira akarumarana nk'umunota wose arwitegereza atarabasha kurushyira ku munwa. Mama we yaje kubibona akamubaza ati ese mwana wanjye bite? Ese usigaye ufite ikihe kibazo? Davis agahita yigarura akamubwira ati ntacyo mama. Yageragezaga kubyirengagiza ubundi bagakomeza bagafungura. Igitondo kimwe ariko kwihanganira kutabona Debora byaranze. Yabajije mama ati ese mama za mbuto ntizirashira ngo njye kukuzanira izindi? Mama we yahise aseka ati cyore icyo kibazo ni bwoko ki? Kuva ryari wowe usigaye unyisabira kujya ku isoko? Arambwira ati yewe niba ari ukugira ngo wumve icyo mvuga humura rwose nzigirayo ntabwo nzongera kugutumayo. Davis arambwira ati nyamara ndakomeje nakugirayo. Mama we ati urakomeje koko? Arambwira ati yego nabonye imbuto nakuzaniye warazikunze cyane ngo zari nziza ndashaka kuzasubiraho nari naziguriye. Mama ati nanjye rwose ahantu waziguriye nari buhakubaze kuko imbuto zabo ni nziza cyane, rero niba rwose wumva wazajya ujyayo ukazigura nta kibazo n'uyu munsi wanyura uzizane. Davis yatangiye kumwenyura yumva biramushimishije ariko ahita yikaruma aramubwira ati nta kibazo mama humura rwose ndazizana. Ku bigendanye n'imbuto kandi ntuzongere kugira ikibazo na kimwe, njyewe ubimparire wowe uzajya umbwira ko zashize gusa ibindi ubindekere, ni imbuto gusa ariko nta kindi. Mama we yakomeje gutungurwa cyane ataha ahantu waziguriye baguhaye ibikira? Ni ibiki baguhaye bituma wumva uzajya ukomeza kujyayo? Ubanza barakwakiriye neza cyane gusa urakoze uramfashije. Davis yigiriye mu kazi nimugoroba atashye anyura kuri Debora. Yaramufitiye urukumbuzi rwinshi cyane si we warose amubonye, gusa icyo gihe yasanze asigaranye imbuto nkeya. Yatangiye kumubwira ati byose ni amakosa yanjye, iyo nza kuba naratwaye nimero yawe nari kuba naguhamagaye nkakubwira ko ndi buze kuza kuhanyura maze ukambikira. Icyo gihe we na Debora bahanye nimero za telefone, aramubwira ati nzajya nguhamagara nkubwire umbikire ntazajya nsanga zigiye gushira nk'uko. Niko byagenze koko yaramuhamagaraga akamubwira ko ari buze kuza kuhanyura, Debora nawe akamubikira imbuto nziza cyane z'indobanure. Bakomeje kujya bavugana gusa ibyo bavuganaga byaje kurenga imbuto, batangira kujya bavugana n'ibindi bintu bisanzwe. Baganiraga byinshi, bari basigaye ari inshuti ku buryo bari basigaye banapanga bagahurira ahantu bakaganira. Uko iminsi yagiye iza iby'ubwo bucuti bwabo byaje kuvamo ikindi kintu gikomeye cyane, ni uko batangira gukundana. Bari banezerewe kandi bafitanye urukundo rwinshi cyane, mwene rwa rukundo abantu benshi bakita ko ari ubusazi. Bari bafitanye urukundo rwinshi cyane, rwa rukundo kandi abarufite bahora bafite ubwoba bwo gutakaza, buri wese yumva atifuza gutakaza mugenzi we. Icyo gihe kandi urukundo rwabo rwari rwa rukundo rwarenze imbibi mu by'ukuri. Mu bigaragara Davis nuko yari ameze n'ubukire bw'iwabo ntiyagombaga gukundana n'umukobwa uciriritse nka Debora. Debora nawe gukunda umuhungu nka Davis batari bari mu rwego rumwe ni ibintu bitashoboraga kumvikana kuri bamwe, ariko umutima ushaka icyo ushaka nubwo wenda isi yo hanze yo yabibona ko ari ukurengera cyane. Nubwo urukundo rwabo ari uko rwari rumeze rubaryoheye cyane kandi Davis we akumva nta kibazo kuba yakundana n'umukobwa uciriritse, siko byari bimeze kuri mama we. Mama Davis
yari afite imyumvire itandukanye kure cyane n'iy'umuhungu we. Yatekerezaga ko umuryango we abazawuzamo n'abazawukomokamo bose bagomba kuba abaherwe cyane. Nk'iyo haza kuba hari igitabo cy'abanyemari cyanditsemo abakire gusa, uwanditse muri icyo gitabo niwe wenyine yagombaga kujya avugisha, kuko imyumvire ye yari itandukanye cyane. Yumvaga imibanire y'abantu igomba kurangwa n'ubusumbane bafitanye, abakire hejuru y'abakene n'abakomeye hejuru y'abaciriritse, kandi nyine akumva nta mukene ugomba kurenga icyiciro cye ngo yisimbukuruze avugane n'umukire. Davis yari azi mama we, azi n'imyumvire ye, maze nawe agakora uko ashoboye kose ngo atamenya iby'urukundo rwe na Deborah. Gusa igihe cyaje kugira mama we arabimenya, kuko hari abantu babonanye nuko barabimubwira. Akimara kubimenya yararakaye cyane, agira umujinya mwinshi cyane, yumva umuhungu we rwose yararengereye cyane kuba yaratinyutse agakundana n'umukobwa nk'uwo nguwo. Byakomeje kumubabaza, yumva umuryango we wawusebye cyane, yumva kandi agomba gukora uko ashoboye kose akawurinda. Yabiganirije umugabo we, ariko akabona bisa nkaho we ntacyo bimutwaye, akabona rwose kuba umuhungu wabo yaba akundana n'umukobwa nk'uwo nta kintu bivuze cyane. Byaramubabaje, aravuga ati njyewe naho wakanga kubimfashamo nzabyikorera, ntago azigera abana n'uwo mukobwa. Icyo gihe si we warose umuhungu we Davis ataha, maze akihagera aramubwira ati ndashaka ko tuganira. Baricaye ngo baganire koko, maze aramubwira ati hari ibintu numvise ariko ubanza ari ibihuha. Koko ukundana n'umukobwa uciriritse ucuruza imbuto mu isoko, cyangwa barakubeshyera? Davis nubwo yari azi mama we azi imiterere ye, ariko yumvise nta mpamvu zo kubihakana, arabyemera ati yego ibyo wumvise nibyo, uwo mukobwa arahari kandi turakundana cyane. Mama we yararakaye ati hoya mbabarira umbwire ko atari byo, kuko simbyumva. Burya inshuro zose wagendaga uvuga ngo ugiye kugura imbuto, niwe wabaga ugiye kureba? Niyo mpamvu usigaye uhora mu isoko n'ukuntu byanga? Ni uwo mukobwa watumye usigaye ukunda kujya kungurira imbuto kubi? Uwo mukobwa ko kumeze uko uciriritse gutyo, koko uramukunda? Davis ati yego mama, ni umukobwa mwiza cyane, yitwa Deborah kandi ndamukunda cyane. Ni umukobwa mwiza, ni umwana mwiza, nawe numubona uzamukunda. Mama we ati yego kuko umaze kuvuga ko ari mwiza, yego wenda ni mwiza koko, ni n'umwana mwiza, ariko ntago bihagije, ntago umuvuze ngo birangize bivuge byose. Ongeraho uti ni umukobwa w'injiji, umukobwa utarize, ni umukene, iwabo ni abatindi, n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo, maze umuvuge neza ubirangize byose. Umukobwa nk'uwo koko ni ikihe kintu wumva tumukeneyeho? Umukobwa nk'uwo nta kintu na kimwe mu muryango wacu umukeneyeho usibye kudutera ikimwaro gusa. Davis ibyo bintu mama we yari amaze kuvuga byaramubabaje cyane, ariko aramubwira ati mama, njyewe ndamukunda kandi urukundo ntabwo rupimwa mu mafaranga cyangwa se ubutunzi. Kuba avuka mu bakene cyangwa se mu miryango ikennye, njyewe ntacyo bimbwiye, icyangombwa ni uko ankunda nanjye nkaba mukunda. Mama we aramubwira ati ibyo wavuga byose sinzicara ngo ndebere ngo ntume uyu muryango wacu uwusebya kandi ukanawusubiza hasi kubera uwo mukobwa wo mu batindi. Aramubwira ati mwana wanjye, ntago natuma wangiza ahazaza hawe kubera uwo mukobwa uciriritse gutyo. Davis aramubwira ati ariko ahazaza hanjye n'ahanjye, ni nanjye ugomba kwihitiramo uwo tuzaba turi kumwe. Mama we avugira mu mutima ati ndarahiye uwo mukobwa ntago azigera yinjira muri uyu muryango. Baratandukanye, Davis ajya kwiryamira, ariko amagambo ya mama we ntago yigeze amuca intege. Yumvaga nta kintu na kimwe yakora cyatuma yanga Deborah yakunze. Mama we nawe yagiye kuryama, ariko ntago yigeze asinzira, yaraye imipanga ari yose. Yaraye atekereza ikintu yazakora ngo yikize uwo mukobwa wari waragerageje kwiba umutima w'umuhungu we. Yaravugaga ati muri buri mugani habonekamo intare y'ingore iba igomba kurwanirira icyubahiro cy'umuryango. Iyo binabaye ngombwa
imikaka yayo ivusha amaraso. Nzakora igishoboka cyose, ariko uwo mukobwa ngo ni Debora ntabwo muzigera mubana. Mu gitondo yabwiye umuhungu we ati nizere ko wahinduye intekerezo zawe kuri uwo mukobwa. Davis aramubwira ati hoya mama, ndamukunda ntabwo nzigera mureka. Mama we ati washoboraga gukunda umukobwa mwiza wo mu bakire wo mu muryango wiyubashye, none wahisemo incakarafu. Davis ati mama, ibyo bamwita byose ntacyo bivuze, icy'ingenzi ni uko mukunda nawe akaba ankunda kandi atuma nishima. Mama we umujinya wakomeje kumwica ariko abura uko agira. Mu minsi yakurikiyeho umuhungu we rwose yari yimereye nkaho nta n'icyabaye, maze mama we yamureba akumva amuteye umujinya mwinshi. Yakundaga kumubona fone ye isonnye agahita aseka akishima arimo kwivuganira na Debora. Umuhungu yakomeje kwikundira umukobwa, yanga kumureka neza neza, maze mama we nawe abona atagomba kuzakomeza ahanganye n'umuhungu we. Aramubwira ati mwana wanjye, uwo mukobwa ubanza umukunda cyane, ndabona utamureka ngo bikunde. Davis arishimye ati mama, uramwemeye noneho se? Mama ati aha, ntamwemera ko mbona umukomeyeho cyane se udashaka kumureka nagirane. Nta kibazo rwose, ngaho nimwikundanire. Davis yarishimye ahamagara Debora maze amubwira iyo nkuru nziza cyane, ahita anamuhereza mama we. Bavuganye kuri telefone maze amusaba imbabazi kandi amubwira ko yemeye urukundo rwabo ko nta kibazo. Debora yarishimye cyane, nta nubwo byatinze yaje no kubasura. Aje kubasura mama Davis akamubona, yabonye ko ari umukobwa mwiza cyane, ariko aravuga ati ubwiza bwonyine se bumaze iki? Yagerageje kwerekana ko amwishimiye cyane, maze ahisha ko atamushaka akagerageza guseka, ariko mu mutima we yumvaga yenda nko gupfa. Yakomeje kwerekana ko amufitiye urukundo rwinshi cyane rutarabaho, aza no kubwira Davis ko yifuza kuzajya gusura Debora iwabo mu rugo akabonana n'umuryango we. Debora icyo gihe byaramushimishije cyane, ataha banavuganye itariki y'igihe azagera kubasura. Icyo gihe kigeze, Davis yatwaye mama we nuko ajya gusura iwabo wa Debora. Ibyo bintu byashimishije Debora cyane, maze akabwira Davis ati ni ukuri mama we yarahindutse cyane, uzi ukuntu asigaye ankunda, uzi ukuntu asigaye ampamagara akanyandikira akaza kunsura aho nkorera, n'umwana mwiza cyane, turakundana cyane. Davis nawe byaramushimishije ati Imana ishimwe ni ukuri, nanjye ntago nari nzi ko yahinduka gutyo, ariko nanjye ndabibona ko yahindutse kandi aragukunda cyane wowe n'umuryango wawe. Umunsi umwe ariko Debora yagiye aho yacururizaga, asanga ikibanza yacururizagamo bagitanze harimo no gucururizamo undi muntu. Byaramuyobeye, ahamagara bosi we ariko aramubwira ati nabonye undi muntu unyishyura menshi kurusha ayo watangaga. Debora biramuyobera, ahita amubwira ati ese iyo umbwira nanjye nkayaguha cyangwa se ukabanza ukanteguza? Bosi we ntiyashatse ko hari ibindi bintu bavugana, yahise amukupa aramwihorera. Debora byaramubabaje cyane abura uko agira, ahamagara Davis ngo amubwire ibimubayeho, ariko Davis ntiyamwitaba. Yafashe umwanzuro wo kwitahira, ariko ageze mu rugo asanga mama we arimo kuzinga ibintu byabo. Yarikanze ati mama, kuzinga ni ibiki se? None se tugiye kwimuka utabimbwiye? Mama we aramubwira ati yego tugiye kwimuka, zinga nawe gira vuba vuba. Debora ati ariko si ibi ni ibiki? Simbyumva. Mama we atariko icyo utumva ni iki? Nyiri iyi nzu yambwiye nyine ko ayishaka cyane byihutirwa, yansubije n'amafaranga twari dusigajemo, rero ngaho gira vuba tugende dutange inzu y'abandi. Debora atariko ibyo ni ibiki? Ibi ni ibiki barimo kudukorera? Ibi bintu kandi hari umuntu ubiri inyuma, nanjye aho nakoreraga bahanyirukanye, none n'iyi nzu ngo bayidusohoyemo. Mama, ntabwo tugomba gukomeza guceceka ngo dukomeze gukorerwa akarengane, tugomba kujya mu buyobozi bakaturenganura, ntabwo twakomeza kurengana gutya ngo duceceke. Yego inzu ni izabo, ariko bagomba kubanza kuduha integuza. Mama aramubwira ati ariko mwana wanjye ibyo ni ibiki ushaka kwishoramo? Urashaka guhangana n'abakire se?
zinga vuba twigendere, abakire ntago waburana nabo ngo bashobore. Debora ati guhangana n'abakire? Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko hari umuntu w'umukire uri inyuma y'ibi bintu byose? Mama we aramubwira ati mwana wanjye, uriya mubyeyi mama wa Davis ni uko umubona agenda, naho ubundi ni inyamaswa, ni igikoko. Avuye aha mu kanya, ariko namurebaga nkibaza niba ari wa muntu waje kudusura hano adusekera, atwereka ko atwishimiye cyane, nuko nkumva biranyobeye. Burya nta rundi rukundo yabaga yigira indyarya imbere y'umuhungu we ngo amwereke ko atwitayeho. Ariko siko bimeze. Yashakaga ko abanza kumenya aho dutuye no kumenya ibyacu byose. Rero ngaho zinga tugende. Debora ati none se niwe wakubwiye ngo tugende? Mama aramubwira ati yambwiye ati ngiye kubakorera akantu, mugiye kubura aho muba, mugiye kubura n'aho mukorera. Umukobwa wawe natareka umuhungu wanjye, ibirenzeho nibyo bizaba ari bibi cyane, n'amaraso azameneka. Debora ubwoba buramwica, ati koko mama yabivuze? Mama ati cyane. Atumva yambwiye amagambo menshi ateye ubwoba, aranyurira, aransesereza. Umva yambwiye byinshi sinabisubiramo byose ngo mbirangize. Zinga twigendere mwana wanjye. Debora ati ariko njyewe ndumva tutagenda, ndumva amagambo ye atadutera ubwoba. Mama aramubwira ati mwana wa, ngwino twigendere umurekere umuhungu we, yambabaje cyane, yansuzuguye, yandakaje cyane, yatumye nzinuka abakire. Debora ati mama, wenda yakubwiye nabi, ariko Davis we arankunda kandi atwubahira uko turi. Mama ati ceceka, mwibagirwe vuba sinongere no kumva umuvuga. Mwana wa, mwibagirwe rwose, uzabona undi muhungu ugukunda kandi ufite umuryango uzakubahira uko uri. Buriya mama we yakubera nyoko bukwe nturara usaze, urabona utasara ukirukanka ku musozi. Mureke rwose mwibagirwe nabe bose. Yatwise abasabirizi, atazagira ngo kubana n'umuhungu we n'ubutunzi bwabo bakurikiyeho, atazagira ngo uzaba ugiye gusabirizayo. Mama Debora yari yarakaye cyane, aramubwira ati zinga vuba wikomeza guhagarara, zinga vuba tugende. Debora yari yatinye kugira ikintu na kimwe akora, yanze kuzinga yumva atabyumva, ariko akomeje kubishidikanyaho. Nyirinzu babagamo yahise aza, arababwira ati ese ko mutazingaho, tuze tubafashe kuzinga ko iyi nzu tuyishaka byihutirwa, murimo muradutinza rwose. Debora noneho yarumiwe, ati mama, uzi ko bya bintu ndimo kubikinisha kandi bikomeye cyane? Mama aramubwira ati wahora n'iki mwana wanjye ko njye numiwe, ariko uranyumvira agasuzuguro, reka tugire vuba twigendere tubahereze ibyabo nta kundi. Debora noneho nawe yatangiye kuzinga, maze babirangije telefone ye irasona, ahita abwira mama ati ndabona ari Davis umpamagaye, nari nigeze kumuhamagara ntiyafata, none ndabona nawe ampamagaye, reka mwitabe maze mubwire ko twimutse. Mama we yararakaye ahita amushikuza telefone, ati umubwire ibiki se? Ntuzigire wongera no kumutekereza bibaho. Kuva aka kanya ntihazagire n'ijambo na rimwe uzongera kumuvugisha, ntazigere amenya iby'ukwimuka kwacu, ntazigere amenya n'aho twagiye. Telefone ye yari amaze kumushikuza yahise anayibika, aramubwira ati uwo muhungu ndakubwiye ngo mwibagirwe burundu. Debora amusaba imbabazi ati mama, ndakwinginze mbabarira umpereze telefone yanjye wenda musezere, muvugishe bwa nyuma. Mama we yahise amukubita urushyi, ati umusezere biki? Ndakubwiye ngo sinzongere kumva umuvuga mu kanwa kawe, ntuzongere kumuvugisha cyangwa se kumutekereza. Mama we yanyuriye arambwira ngo umukobwa wese wo mu batindi ku muhungu w'umukire ngo aba ameze nk'uri ku muhigo, ngiyo ataramwegukana ngo uwo muhungu amugeze mu rugo ngo babane, ngo ntaryama cyangwa se ngo asinzire. Mwana wa, mwereke yuko utabayeho kubera umuhungu we, mwereke ko naho umuhungu we yaba adahari dushobora kubaho, kuko ntabwo ari we utubeshejeho. Ntabwo rwose nshaka ko uriya muhungu wongera kugira ikintu na kimwe uvugana nawe, mwibagirwe burundu, sinzi impamvu utarimo kubyumva. Debora ati ariko se mama we wenda yakubwiye ibyo byose, ariko Davis we siko abitekereza, arankunda cyane, nta nubwo
iby'uko mvuka mu muryango ukennye rwose abyitayeho. Mama we ati aha, ubwirwa n'iki ko atameze nka nyina? Buriya nawe niko ameze nuko atariyerekana. Uramenye rwose mutazabana akazajya ahora agucyurira, ako gahinda ntiwagakira. Erega mwene se amusura avukana isunzu, buriya nawe niko ameze nuko atarigaragaza. Mureke twigendere, nyemerera rwose uko izuba rigenda rirenga nawe agenda arenga mu bitekerezo byawe, turaza kugera iyo tujya warangije kumwibagirwa burundu. Debora ati ariko se mama, ubundi twerekeje hehe? Mama ati ceceka, uraza kuhabona wowe zinga tugende gusa. Mama wa Debora wangaga agasuzuguro kubi kandi akaba yari yababajwe n'amagambo ya mama Davis, nta kwisubiraho yari afite. Bafashe umuhanda nuko baragenda. Davis we yarahamagaye Debora akabona ntamwitabye. Nyuma y'akanya gato yongeye kumuhamagara, ariko noneho yumva fone ye ntiriho. Yagerageje inshuro nyinshi cyane ariko ntago yigeze amwitaba. Byaramuyobeye, atashye anyura aho yacururizaga ariko asanga harimo undi muntu. Yaramubajije maze aramubwira ati wakoreraga hano yimukiye ahandi, ariko aho hantu handi yimukiye ntago njyewe mpazi. Yabajije abo bari begeranye niba yaba yababwiye aho yagiye gukorera, ariko bamubwira ko nabo batabizi. Byaramuyobeye, ahamagara mama we kubera ukuntu yari asigaye avugana na Debora cyane, maze aramubaza ati mama, Debora uyu munsi mwaba mwigeze muvugana ko njyewe namubuze? Mama aramubwira ati yego, nagiye aho yacururizaga ndamubura, muhamagaye ambwira ko atari buze kuza, ko bagiye no kwimuka, ariko aho bagiye kwimukira ntago nigeze mpamubaza kuko numvaga ubizi ndi buze kuza kuhakubaza. Ahubwo nyine mwana wambwira ntarabyibagirwa. Bimukiye hehe? Davis byaramucanze ati mama, bimukiye hehe? Bimuka? Mama, ibyo urimo kuvuga ni ibiki? Mama aramubwira ati ariko se simaze kukubwira ko yambwiye ko bagiye kwimuka? Yambwiye ngo bari bwimuke, wowe se ntago yigeze abikubwira? Davis byakomeje kumucanga, yongera kumuhamagara ariko amubuza ajya kumureba iwabo. Yageze ariko asanga nta muntu uharangwa rwose, abona abantu bagiye kera. Abajije abaturanyi babo baramubwira bati abantu baho ngaho bimutse, ariko ntago tuzi aho bimukiye. Rwose natwe byadutunguye cyane, nta nubwo bari bigeze batubwira ko bari bwimuke. Umuhungu yarumiwe, akomeza kwibaza ati Debora byamugendekeye gute ko ibintu byose abimbwira noneho byagenze bite? Gute yimuka koko ntambwire? Gute yimuka aho yacururizaga akimuka n'aho batuye ntagire ikintu na kimwe ashaka kumbwira? Ese namukoreye iki cyatumye anyivumburaho? Niki cyabaye koko? Yakomeje gushakisha hose, akomeza kumuhamagara ariko aramubura burundu. Yategereje ko nawe wenda yazibwiriza akamuhamagara ariko araheba. Yishwe n'agahinda, mama we aramubwira ati ahari tujye no kuri polisi tuvuge ko twabuze abantu. Davis aramubwira ati ese mama, twavuga ko twabuze abantu kandi barimutse ku manywa y'ihangu abantu bose babireba maze bagatwara n'ibintu byabo byose? Mama aramubwira ati ni agahinda gusa mwana wanjye, ukuntu Debora nari nsigaye mukunda ntago byari kuzamira rwose. Mama we se nawe ukuntu ari umuntu mwiza, ukuntu ari umuntu ukunda kuganira wikundira abantu gusa. Ni abantu beza, tugomba kubashaka kugeza tubabonye, ntitugomba gucika intege. Davis ati mama, tuzabakura hehe koko ko twabashakishije ko ntako tutagize? Ubu tuzabakura hehe? Iyo aba ari nka mbere mba nakurakariye cyane, nkatekereza ko ari wowe ubifitemo uruhare mu igenda ryabo, ariko wari usigaye ubakunda cyane, wanamfashije no kubashakisha kugeza n'aho watekereje ko twakwitabaza polisi. Mama, ubu koko bari abantu kugenda kwabo nta muntu ubiri inyuma? Mama aramubwira ati nanjye nabitekereje, ariko se nyine hari umuntu baba bafitanye amakimbirane Debora yaba yarigeze akubwira? Davis ati ntawe, nta muntu rwose n'umwe bafitanye ikibazo, ntawe nzi. Mama aramubwira ati mwana wa, bariya abantu rwose mbakunda kubi, bariya abantu rwose ni abantu beza,
byanagorana cyane kuba hari umuntu bagirana ikibazo, ni abantu beza, ni imfura nzima, ni ukubona nyine twagize ibyago tukababura. Davis arambwira ati mama warakoze cyane ntako utagize, waramfashije uko ushoboye kose turabashakisha, nuko nyine twababuze. Bino bintu bimparire wowe rwose bitazagutera ibibazo, pressure zawe zikazamuka, njyewe bindekere nkomeze mbashakishe, kandi warakoze cyane. Mama aramubwira ati yewe numvaga ngomba gukora uko nshoboye rwose tukabashaka paka tubabonye, none ndebera, ngaho komeza ugerageze, nanjye nzajya ngusengera turebe ko twazababona. Davis ntako atagize, yarashakishije uko ashoboye kose, ariko umwaka wose warinze urangira atarababona, n'uwa kabiri uraza. Iyo myaka ishize noneho mama we yumvaga agomba kumushyingira n'umukobwa yashakaga, yabonaga rwose igitego gitsinze. Yaramubwiye ati Debora waramubuze burundu kandi imyaka irimo iragenda, ese uzamutegereza kugeza ryari? Uzamushakisha kugeza ryari koko? Davis ati mama kongera gukunda nyuma y'uko mubuze byaranze, byarananiye burundu, ndabigerageza ariko simbibasha. Mama aramubwira ati ntago byoroshye mwana wanjye, mwarakundanaga cyane rwose. Nuko ariko aramubwira ati ariko uko biri kose ntago uzakomeza kwicwa n'agahinda. Yahise amubwira iby'umukobwa yitwaga Anita wo mu bakire yashakaga kubashyingira, aramubwira ati ariko buriya iyo witegereje Anita ubona atagukunda. Davis aramubwira ati wenda we arankunda ariko njyewe simukunda. Mama we aramubwira ati impamvu utamukunda nuko wananiwe kwibagirwa Debora, numuha umwanya azagufasha, agufashe kumwibagirwa kandi nawe bizarangira umukunzi. Ni umukobwa mwiza, yujuje byose umuntu akeneye. Davis rwose ibyo bintu ntago byari bimurimo, ariko mama we yakomeje kumuhatiriza amubwira ko bagomba kubana. Bwa nyuma na nyuma noneho Davis yabanye n'umukobwa mama we yashakaga. Babanye atari uko amukunze, ahubwo ari ukugira ngo yubahirize icyifuzo cya mama we. Mu kubana kwe nawe yumvaga ari nko kwiyahura, ariko yumvaga atazongera no gushwanira na mama we umukobwa, kuko n'uwo yari yarakunze yabonaga ntacyo byamumariye, kuko nyine yabonaga yarahisemo kumuta akigendera, nta n'ikintu na kimwe amubwiye. Davis na Anita bamaze kubana, urugo rwabo rwari rumeze nko gufata abantu babiri badahuje mu mico no mu myifatire, maze ukabakingirana mu cyumba kimwe. Kubana byatangiye kubagora, amahoro arabura, bagahora mu ntonganya zitarangira. Urugo rwabo rwari ruteye agahinda, nta mahoro na make, nta n'urukundo rwari ruhari. Bari batuye ahantu heza cyane hitaruye hatari urusaku, ariko inzu yabo, icyumba cyabo, imitima yabo byari bibitse byinshi. Anita yari umwirasi cyane, akamusuzugura kandi ntatinye no kumusuzugurira imbere y'abantu, kandi agahora ashwana n'abakozi babo abarenganya bahora ubusa. Davis yavuga intambara zikaba zirarose. Yageze aho aricecekera aramureka ngo ajye akora ibyo yishakiye byose, kuko yumvaga ibyo guhora ashwana nawe atazabivamo. Davis yari afite agahinda mu mutima, yumvaga irungu mu mutima, kandi abana n'umuntu mu rugo. Yari akumbuye urukundo, akumbuye gukunda nawe agakundwa, kubera ko ibyo bihe yari yarabinyuzemo, yari azi neza uko bimera. Yari azi ukuntu ari ibihe biryoha cyane, ariko nyine ntiyari afite uko yabigenza. Yaragiye ahinduka wa mugabo ushobora kugerageza inyuma akabasha kumwenyura, nyamara mu mutima w'imbere yirirwa avirirana amanywa n'ijoro. Papa we yabonye agahinda ke, ntiyamubaza byinshi kuko icyabimuteraga yari akizi. Akavuga ati mwana wanjye, iyo mba nzi aho wa mukobwa yerekeje, nari kuba naragiye kumukuzanira, kuko kuva wamubura ntukiseka ntukishima, uriho utariho. Mama wawe yaraguhemukiye cyane, naramuhishiriye, ariko ndabona twaragukoreye amakosa akomeye cyane, kuko kuva wabura Debora bisa nkaho hari ubuzima wabuze. Mama we nawe yarabibonaga, ariko akabyirengagiza akavuga ati bizashira,
Debora azagira aho amwibagirwe burundu ni ikibazo cy'igihe. We na Anita nubwo badahuza, igihe kizagira bahuze bizagira aho bize. Imyaka yaricumye kuko imyaka yarinze ibine yose Davis abanye na Anita, ariko kumvikana byari byaranze, bahoraga bashwana buri munsi, kandi iyo myaka yose yashize nta n'akana barabona. Mama we yaje kumubaza ati ese mwana wanjye ko nta kana byagenze bite? Ese mwasanze umwe muri mwebwe afite ikibazo? Kumubaza gutyo Davis ararakara, arambwira ati mama, wamfashe ibyo bintu ukajya kubibaza umukazana wawe? Mama we ati yo, basanze afite ikihe kibazo se? None se niwe urwaye? Mbwira mwana wanjye bimeze biti? Davis arambwira ati mama, nakubwiye ngo niba ushaka kugira icyo umenya kuri ibyo bintu, uze kwegera umukazana wawe ubimubaze mu biganireho. Arambwira ati rega, njya nshaka kumubaza ariko nabuze aho nahera. Ngaho mbwira, afite ikihe kibazo gituma adasama? Davis arambwira ati mama, nta kibazo afite, nuko adashaka stress z'abana. Mama we ati ngo ntashaka stress z'abana? Koko mbwira, none se yanze kumutera inda? Davis arambwira ati cyane, nicyo kibazo cyonyine gihari nta kindi. Mama we yumva umusatsi umuvuyeho, atari kubyo ni ibiki? None se ibyo azabikora kugeza ryari? Davis ati kugeza igihe azarangiza kwenjoyinga ubuto bwe. Mama we yarumiwe ati mbega wa mukobwa, burya waragoye mwana wanjye, umva azambona ariko. Davis ati mama, uramenye rwose simbikubwiye kugira ngo mutongane mushwane, njyewe mbikubwiye kugira ngo umenye ukuri utazongera no kubimbaza. Mama we yaragiye ariko ntabwo yigeze yihangana nk'uko umuhungu we yari arimo kubimubwira. Kubyihanganira byaramunaniye rwose. Yacunze Anita ari mu rugo, maze aza kumureba yarakaye cyane. Amugeze imbere yaramubwiye ati niko se, wumva ko waje hano ngo ube umutako, ikibumbano? Wumva ko waje gukora iki hano? Ngaho mbwira, ubu koko imyaka 4 yose irinze ishira ngo ushaka kurya ubuto bwawe gusa? None se iyo uba waraburiye ukiri iwanyu, ntuze gutesha igihe umwana wanjye. Anita washiraga isoni kubi nawe ntiyamworohera, aramubwira ati ubuzima bwanjye ko ari ubwanjye mburiye uko mbishaka bikurebaho iki? Mama Davis ati ariko ibyo wabikora warabyumvikanyeho n'umwana wanjye, mwese wenda ariko mubyumva ari nako mubishaka. Umva muko, va mu byo urimo, umwana wanjye arashaka akana, kandi natwe dukeneye akuzukuru. Anita aramubwira ati singaho, ko mbona ukiri mutoya se, waje ukamubyarira maze ako kana uvuga ko akeneye ukakamuha? Mama Davis amagambo y'umukobwa yamukorogoshoye mu mutwe, maze arasara neza neza. Aramubwira ati ariko uranyumvira ubushinzi? Wowe ubona udakungura njyewe ngo mbyarane n'umwana wanjye maze muhereze umwana? Yumvaga atabyumva, yaramubwiye amagambo mabi cyane, maze batangira gutongana. Baratonganye bararwana, abakozi babo baza kubakiza, maze bahamagara Davis baramubwira bati mama wawe n'umugore wawe barafatanye barimo kurwana, atabara. Davis yataye umutwe, we na papa we baraje nuko barumirwa. Anita yahise avuga ati urahitamo nyoko cyangwa njyewe, kuko ntago agomba kuzagaruka hano. Nuzajya umukenera ujye umusanga iwanyu, amabwiriza kandi ajye yatanga mu rugo rwe, hano siwe. Mama Davis yaratashye ariko afite ukwicuza gukomeye cyane. Papa Davis ati reka gukubite, ni wowe wamwizaniye. Ubu se ko mushwanye gutya mudahorana, ubu ngubu umwana wacu babana amanywa nijoro abaye hate koko? Mama Davis ati ndeka rwose, atinyuka mbwira amagambo nkariya. Ubu se umwana wanjye amubwira ibingana iki koko? Umuntu utubaha nyirabukwe, ubu ngubu umwana wanjye aramwubaha? Mana yanjye koko, ko umwana wanjye yagowe koko. Nanze umukobwa wamukundaga, umukobwa wari ufite imico myiza cyane, none sinzi naho yagiye ngo nzajye kumusaba imbabazi. Nashegeye
uriya ngo nuko afite byose twifuzaga ariko ntago bakundana, none umwana wanjye agiye gusara, agiye gusazwa n'uriya mukobwa, ni umukobwa udashobotse, apfusha amafaranga ubusa, none na bizinesi z'umwana wanjye zirimo ziragenda nabi kubera kudatekereza neza ngo azikurikirane, kubera ibibazo yifitiye, none ngo nta nubwo ashaka kumubyarira, buriya se uriya ari hariya amara iki koko, usibye gusaza umwana wanjye n'iki kindi amaze. Yakomeje kuvuga ati umwana wanjye ntakishima, nta muhate wo gukora akigira, uriya mukobwa rwose neza neza agiye kuzamusaza, uwamunsohorera mu nzu y'umwana wanjye sinzi icyo namuha. Davis na Anita nabo bakomeje kubana, ariko noneho intonganya hagati yabo zari zarikubye izindi nshuro. Anita yikoreraga ibyo yishakiye byose, Davis byagera akumva biramurenze maze yavuga agahita amubwira ati ngaho irukanka ujye kuregera nyoko. Davis byaramubabazaga bikamucanga, akumva yasaba gatanya, ariko imbaraga akazibura, neza neza akumva biramuyobeye. Ubuzima bwari busigaye bumubuhiye cyane ku buryo atari agishaka no kujya mu rugo iwe. Rimwe yakoreye ahantu kure mu wundi mujyi arimo agenda mu modoka ye, yagendaga gahoro arimo yitegereza uwo mujyi wundi yari arimo. Yagiye kubona ariko abona akana k'agakobwa gatoya kari mu kigero cy'imyaka 6, akabona kikoreye imbuto. Ako kana kari kambaye na uniforme, bigaragara ko kari buhite kajya no ku ishuri. Davis kubona akana kikoreye imbuto mu mutwe wese yongera gutekereza Deborah, ariko agerageza kumwikuramo, ahubwo akomeza kwitegereza ka kana kuko yari yagakunze cyane, yumva ashaka no kukavugisha. Yaparitse ku ruhande aragahamagara ngo kazane imbuto akagurire, nako kazizana kiruka. Kari agakobwa keza arakabaza ati kukiri muto ubu uzi gucuruza? Karamubwira kati yego ndabizi. Yamubwiye imbuto ashaka arazimuha, ariko mu kumuhereza amafaranga amuha inote 2 kandi yaragombaga kumuhereza imwe. Akana kakimara kwakira amafaranga karabibonye, maze gahita kamusubiza inoti imwe karamubwira kati mumpaye amafaranga menshi. Davis wari ubikoze abishaka, ariko arimo no kumukinisha kugira ngo arebe ko azi kubara amafaranga neza koko. Aramubaza ati ko yansubije iyo yigumanira? Aramubwira ati hoya, mama wanjye yarambwiye ngo sinkatwara ibintu by'abandi uko byaba bimeze kose, rero akira aya mafaranga yawe. Davis umwana yakomeje kumva amwishimiye cyane, aramubaza ati witwa nde? Umwana aramusubiza ati nitwa Hope. Davis ati Hope, kubera iki wikorera ibintu biremereye cyane ku myaka yawe kandi ukaba utagiye no ku ishuri? Hope wari umenyereye kwikorera ibintu nk'ibyo, aramubwira ati ntago biremereye ni dukeya, mba ngiye ku ishuri ariko mba mbanje gufasha mama wanjye nkabimugereza aho acururiza. Aramubaza ati mama wawe ari hehe? Hope aramubwira ati mama wanjye aba yazindutse kare akajya gucuruza kubera bafite ibintu byinshi, arambwira ngo ibisigaye mbimuzanire ngiye ku ishuri. Davis aramubwira ati jya mu modoka yanjye nkugeze aho mama wawe acururiza. Hope arabyanga ati hoya, mama yarambujije. Davis akomeza kumwinginga ati humura sindi umuntu mubi, nuko nshaka kugera aho mama wawe akorera nkamubona, nawe nkamushimira ko yagutoje neza kubera ko uri umwana mwiza, ukaba unsubije amafaranga yanjye kandi wari kuyitwarira simbimenye. Noneho yarabyemeye baragenda. Bahageze Davis abanza kuba agumye mu modoka. Hope yagiye imbere ahita abwira mama we ati hari umuntu ushaka kugushimira. Yaramubaje ati uwo muntu ninde? Hope nta kintu aramusubiza, Davis yaramugezeho. Bararebanye buri umwe akumva ntabyumva. Davis umukobwa yashatse agata umutwe, akamushaka amanywa nijoro, akamushakishiriza ahantu hose hashoboka. Nyuma y'imyaka myinshi yari yongeye kumubona, nubwo hari haciye igihe, ariko Deborah yari akiri mwiza cyane. Bakomeje kurebana bose bumiwe, ariko bigeze aho bahita bahoberana cyane, buri umwe yumva atabyumva. Hope yabonye bahoberanye cyane maze aratungurwa, abaza mama ati mama uramuzi?
Debora ati yego ndamuzi, ngaho ujya ku ishuri udakererwa. Yamubwiye byinshi maze amubwira ukuntu ibintu byose byagenze, ko mama we ari we wabaye nyirabayazana w'ibyababayeho byose. Davis yarumiwe ati mama wanjye n'ukuntu yanyerekaga ko dusangiye agahinda n'umubabaro wo kubabura. Debora ati niwe wabikoze, kunyirukanaho nakoreraga bagashyiramo undi muntu no kudusohora mu nzu twabagamo, maze arangije aza no kwihanangiriza mama amushyiraho iterabwoba, amubwira n'andi magambo menshi atandukanye yo kumukomeretsa no kumwumvisha ko nyine tugomba kuva mu buzima bwanyu. Davis yarababaye ati kubera iki mwamwumviye mukagenda koko? Debora ati mama yari yarakaye cyane maze nyine duhitamo kwigendera, ansaba no kutazongera kukuvugisha nk'uko mama wawe yabishakaga. Davis arambwira ati ndumva ari birebire cyane Debora, niyo mpamvu koko nakuburiye irengero, byose ni mama wanjye wari ubifitemo uruhare. Debora ndakwinginze umbabarire. Yahise anamubwira ati ese wanyemerera tukava muri iri soko maze tukajya kureba aho tuganirira hatuje, ndumva nshaka kuganira nawe kandi ndabikumbuye cyane. Debora yarabyemeye, baragenda bajya kuganirira ahandi hantu koko. Bose bari bakumburanye cyane, urukumbuzi rwari rwose. Davis yaramwitegerezaga akumva abuze n'icyo yavuga, ariko agashimira Imana ko yabarinze kandi ikaba itumye bongera kubonana. Debora yageze aho nawe amubaza amakuru ye, aramubaza ati none se amakuru y'imyaka myinshi? Davis kugira ngo ayavuge yatangiye kwimyoza. Debora aramubaza ati ko wimyoza se wahuye n'ibihe bibazo? Davis aramubwira ati kuva nakubura ni nkaho nanjye nibuze, nahuye n'ibibazo bikomeye cyane, nanjye ndi umwe mu bahuye n'ibibazo by'urushako. Nashatse umugore ariko ntago dukundana, ntiduhuza, ni rwaserera gusa nta kindi. Debora ati yo ihangane ni ukuri, none se kuri umuntu mwiza ko mbizi, ubwo uwo mugore mufite gituma muhora muri izo rwaserera koko? Davis aramubwira atumva ibyacu ni birebire cyane. Ahita amubwira ati ahubwo wowe mbwira bimeze bite, nizere ko papa wuriya mukobwa wawe agufashe neza cyane. Debora araseka ati amfashe neza? Davis aramubwira ati Debora ntumbwire ko nawe wahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, kuko aramutse agufashe nabi byambabaza cyane. Ahubwo se ubu namenya ko hari undi mugabo mwirirwanye muganira, ntari buze kuza kukumerera nabi? Debora aramubwira ati humura ntacyo ari buntware, humura rwose ibyo ntubigireho ikibazo. Davis ati nibyo, ndumva ari umuntu mwiza cyane. Debora aramubwira ati yego ni umuntu mwiza neza ameze nkawe, ndamukunda cyane kandi nyine mpora nshima Imana ko yampaye umwana we. Davis kumva Debora yivugira ko hari undi muntu akunda kandi ko ashima Imana ko banabyaranye, yumvise akantu ku mutima. Aramubwira ati Debora sinzi niba ari ugufuha ariko ndumva ndimo kubitekerezaho cyane, ngaho mbwira ukuntu wahoraga umbwira ko nkunda cyane, ukambwira ko nta n'umuntu wakunda nk'uko nkunda. None byagenze bite kugira ngo wisange wakunze undi muntu kandi umukunde no mu gihe gitoya? Imbaraga zo guhita ukunda undi mugabo kuko wazikuye hehe? Debora ntakubeshye ndimo ndabyibazaho cyane. Ni gute wahise ukunda undi mugabo nk'uko umukunda nk'uko urimo kubivuga, maze mugahita mubyarana n'umwana mu gihe gito cyane? Ese buriya ntiwambeshyaga ko unkunda? Ntiwambwiraga ko unkunda kandi utankunda? Aramubwira ati uzi ko imyaka 2 yose yarinze irenga njyewe ntarabasha kuvugisha undi mukobwa? None wowe Hope niba utaramutwise mu mwaka twatandukaniyemo, wamutwise mu wakurikiyeho, kuko ndimo ndabona imyaka twatandukaniyemo ari uriya mukobwa wawe ashobora kuba afite. Ngaho mbwira Debora izo mbaraga wazivanye he koko? Debora aramubwira ati biratangaje cyane ku buryo njyewe ntarimo no kubyumva. Ngaho ahubwo wowe nyibwirira, wowe izo mbaraga wazikuye hehe? Wowe nyuma y'imyaka 2 wabonye imbaraga zo kuvugisha undi mukobwa
murabana, mukora ubukwe, nyamara njyewe narazibuze burundu, nta n'izo nzigera mbona. Si uko abagabo beza bansabaga urukundo batari bahari, si uko abahungu beza rwose batari bahari, ariko njyewe izo mbaraga narazibuze. Nakomeje kugerageza kuzishakamo, ariko byaranze neza neza. Wowe nyibwirira ahubwo wowe izo mbaraga wazikuye hehe? Davis iramucanga ati ngo Debora ushatse kuvuga iki? None se ushatse kuvuga ko utigeze ushaka? Debora aramubwira ati cyane, nageragezaga kwihingamo urukundo kenshi, ariko natekereza ko ngiye kubana n'umuntu ntakunda bikanga neza neza bikananira nkahita mbivamo. Mama wanjye yakomezaga kunyumvisha ko ngomba gushaka, agakomeza kunyumvisha ko ntagomba kuzasaza nk'uku nguku, ariko byarananiye. Naragerageje biranga kandi ntago nakishyiraho uwo musaraba wo kubana n'umuntu ntakunda. Rero nageze aho ndabireka burundu, kubera ko nyuma yawe kongera gukunda byaranze neza neza. Davis arambwira ati ariko nawe urimo uranshanga ni ukuri. Akanya gato ngo papa wa Hope uramukunda cyane, ngo ni umuntu mwiza, ngo ameze nkanjye. Akandi kanya ukabihindura ngo kongera gukunda byaranze, kandi ari wowe umaze kwivugira ko ukunda papa w'umwana wawe, ko umukunda kandi ukaba ushima Imana ko mwana byaranye umwana. None se Debora, ibyo urimo kumbwira ni ibiki? Debora arambwira ati ibyo ndimo kukubwira byose ariko nibyo, ntago nibeshye, ntago nigeze nkubeshya, ibyo navuze byose ni ukuri niko biri. Papa Hope ndamukunda cyane, nta n'undi muntu nzakunda nkawe, niwe rukundo rwonyine nzi. Davis kubyumva ati buretse. None se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko Hope ari oya, birashoboka se? Debora ati ibya Hope tubireke twiganirire ibindi. Wowe se ubu ngubu umaze kugira nk'abana bangahe? Davis ati hoya winjijisha abanza umbwire. Hope ni umukobwa wanjye. Debora azenga amarira mu maso, ariko ntiyakomeza kumuhisha. Arambwira ati yego nibyo, Hope ni umukobwa wawe. Davis arishima ati nyagasani, Hope kuko ni umukobwa wanjye? Debora bimusubiriramo, amubwira ko ari byo, ko ari umukobwa we. Davis yarishimye cyane aramuterura. Debora ati nshyira hasi, yewe ni ukuri nshyira hasi, dore abantu bose barimo kutureba. Davis ati ni akazi kawe, nibashake baturebe. Warakoze cyane Debora, warakoze kumbyarira imfura, waremeye uraruha umutwita uri wenyine kandi mu buzima butari bukoroheye, uramubyara uramurera, none dore kavuyemo agakobwa keza cyane. Ibyishimo byakomeje kumurenga, akavuga ati ese Imana ubu ngubu nyitura iki koko? Nyitura iki ko yabarinze wowe n'umukobwa wanjye kandi mwari murimo guca mu bihe bitoroshye? Debora, kubera iki watumye Hope agenda akajya ku ishuri utambwiye ko ndi papa we koko? Debora aramubwira ati nangaga kumukerereza, kandi nawe natinyaga kubikubwira kuko numvaga naba ngiye gutuma haza amakimbirane mu muryango wawe. Ubundi rwose nari navuze ko ndi bukwihorere, sinzi ukuntu mbikubwiye rwose, sinzi ukuntu nshitswe nkabikubwiye. Rero umbabarire ntibigusenyere urugo rwose, ntibigire ikintu na kimwe byangiza ku mubano wawe n'umugore wawe. Njye na Hope turakomeza twibereho nk'uko twari dusanzwe, nta kintu na kimwe tuzigera tuza kubasaba. Davis aramubwira ati humura Debora, nta nubwo ari mwe mwaba musenya urugo rwanjye kuko n'ubundi rwarangije gusenyuka. Gusa ndishimye, nta nubwo ushobora kumva ukuntu nishimye. Arambwira turabizi, ariko ibyo najemo byose bigomba guhagarara kuko ntago ndi buze gutaha nongeye kubona agakobwa kanjye. Ndamutegereza kugeza igihe ari buvire ku ishuri. Icyo gihe koko Davis yagiye iwabo wa Debora ngo ategereze umukobwa we, asaba n'imbabazi mama Debora, maze zimusaba mu cyimbo cya mama we. Arambwira ati nsabye imbabazi mu cyimbo cya mama wanjye, yabakoreye ibintu byinshi bibi, yababwiye amagambo mabi, ndabinginze mutubabarire.
Mama Debora ati mwana wanjye si wowe urarengana. Bakomeje gutegereza Hope maze nawe aza kuhagera avuye ku ishuri asanga koko Davis akimutegereje. Bamubwiye ko ari we papa we maze umwana arishima cyane. Debora yumva araruhutse ati mana we ndaruhutse mu mutima wanjye. Yari yaranzengereje ahora ambaza se maze nkamubeshya nkabwira ko papa we yagiye hanze, none Imana irabikoze iraduhuje. Davis arambwira ati uba warahise umbwira ko utwite, uba warabimbwiye Debora, nubwo mama wanjye kandi yabateye ubwoba ntiwagombaga kwicecekera, wagombaga kumbwira byose. Debora arambwira ati wa muntu we byari ibihe bitoroshye, twebwe twahisemo amahoro ibindi byose turabireka. Davis aramubwira ati byabaye byarabaye ntacyo twabihinduraho, ariko ndakwishimiye cyane kandi nishimiye n'agakobwa kacu Hope. Debora ndakwinginze reka twongere tujye tuvugana kandi unyemerere nzajya nza kubasura. Debora aramubwira ati ibyo nibyo najyaga ntinyira kandi kukubwira ko mfite umwana wawe kuko ntabwo nshaka kugusenyera. Davis aramubwira ati ibyo ari byo byose umwana wanjye afiteho uburenganzira, basi ninzajya nguhamagara uzajya umumpa aba ari wumvugisha. Mbere y'uko agenda yabanje kongera kwitegereza umukobwa we akavuga ati kuki ntari nabonye ko dusa cyane koko. Namwitegerezaga nkabona hari umuntu basa ariko ntago nasobanukirwaga ko ari njyewe. Yabasezeyeho yumva atabishaka, yumva adashaka gutandukana nabo ngo abasige agende, gusa ariko yagombaga kugenda. Nyuma y'igihe kinini yaribagiwe kwishima uko bimera, yari yongeye kwishima. Mu muhanda yagendaga amwenyura, noneho ariko isura y'agakobwa ke banasa cyane yamugarukamo akumva ibyishimo biramurenze. Yageze mu rugo bwije cyane asanga n'umugore we Anita yaryamye, yumva atagomba kumuhisha, agomba kumubwira ko afite umwana ariko akumva azabimubwira ikindi gihe atabivuga muri iryo joro. Gusa mbere yo kuryama yafashe fone ye arebamo udufoto bari bifotozanyije, areba udufoto twa Hope n'udufoto twa Debora bari kumwe, maze umunezero uramwica atangira no kumwenyura. Anita wari waryamye yamweretse ko asinziriye, yaramubonye ntabwo yari yasinziriye ahubwo nuko atashakaga kumuvugisha. Yabonye ukuntu arimo kwisetsa ati buriya ni ibiki arimo kureba muri telefone ye, none se ni ibiki arimo kureba akisetsa, buriya se si ama message yandikiranye n'amahabara ye, buriya se ntasigaye ansha inyuma, buretse ejo nzafata fone ye byose nzabimenya. Icyo gihe Anita yaryamye ataryamye maze azinduka mu gitondo kare. Mu kubyuka kwe umutima we nta handi wari uri usibye kuri telefone ya Davis. Icyo gihe yagiye kubona abona aguye ku mafoto ya Hope na mama we bari kumwe na Davis bishimye baseka cyane, ubona ko ari abantu banezerewe cyane. Byaramubabaje ati hoya ibi ni ibiki ndimo kureba. Yakomeje kureba abona bifotozanyije n'amafoto menshi cyane, noneho agera no kuri nyirakuru wa Hope nawe bari kumwe, ubona rwose ko ari abantu bishimye cyane. Yaravuze ati aya niyo mafoto yatumye arara amwenyura nta yandi, ntiyatumye akomeza gusinzira, ahise amukangura maze ahita amwereka ya mafoto ya Debora. Ati uyu si wa mukobwa njya numva bavuga ko wakundaga cyane, aya mafoto simbona ari na y'ejo, none se muracyahura mukavugana, muracyakundana, uyu mwana we se musa gutya byagenze bite? Davis mbwira ibintu, sobanurira, udutunze turi babiri. Davis aramubwira ati ngaho tuza ngusobanurire. Aramubwira ati Debora koko twarakundanaga cyane ariko nari naramubuze, nta nubwo nari nzi ko kandi yagiye atwita umwana wanjye. Anita ati ngo iki, uyu mwana ni uwawe koko? Davis aramusubiza ati yego, ariko nanjye nyine sinari nzi ko uwo mwana ahari, nabimenye ejo. Anita ati wibeshye, ese wari uzi ko uzabimisha kugeza ryari? Davis aramubwira ati naje nijoro nsanga wasinziriye nuko sinabasha kubikubwira, ariko uyu munsi numvaga turi bubiganireho nkabikubwira. Anita ati umbwira ibiki?
ntimwigeze murekana, nta nubwo mwigeze muburana, urabeshya. Wajyaga kubasura n'ubundi biragaragara rwose ko mutigeze mutandukana. Mwaragumanye, urukundo rwanyu ntaho rwigeze rujya. Ngaho ndebera ukuntu wari wishimye, urabona ukuntu mwari mumeranye. Ni ryari njyewe nawe twigeze tumerana gutya, naho byaba umunota umwe? Yakomeje kurakara cyane, aramubwira ati njyewe ndigendeye, nta nubwo nakomeza kubana n'umugabo unshi inyuma gutya. Ntacyo mpombye kandi ndacyari muto, nzabona undi mugabo nkunda. Yifatiye ibintu bye atangira gupanga mu bikapu, arangije arigendera, ahita anamubwira ko akeneye gatanya. Davis ntiyari kubyanga, yayimuhaye yishimye cyane rwose. Ababyeyi be barishimye cyane, baravuga bati nagende rwose, uramukize ntacyo uhombye. Mama we ahita amubwira ati mwana wanjye, nkaba nzongera kuguhitiramo uwo mugomba kubana, Imana irarora. Wazana utazi gusoma, wazana utazi kwandika, wazana umukobwa wa perezida, wazana umukobwa uciriritse cyane rwose wo hasi cyane, wazana ukurusha imyaka, wazana uwuruta ubyaye, wazana umuzungukazi, mwana wa, ibyo ni imirimo yawe, ibyo ni amahitamo yawe. Apfa kuba agukunda nawe umukunda, ibindi rwose simbyitayeho. Davis wari warabahishe ko yabonye Deborah, araseka aramubwira ati mama, niba ari isomo wararibonye. Mama we ati umva, niba ari ukwiga narize naraminuje rwose, ntacyo ntabonye. Icyo gihe noneho ariko Davis yahise ababwira ko yabonye Deborah kandi ko afite umwana kuko yari yaragiye atwite. Mama we arishima ati nibyo, ubu ngubu dufite akuzukuru. None niba ako kuzukuru gahari na Deborah ukaba waramubonye, uratategereje iki? Papa we nawe aramubwira ati none mwana wa, kubera icyo utabazana? Davis yabonye ukuntu babyishimiye cyane, arababwira ati muhumure, barenda kuzaza kudusura. Igihe cyo kuza kubasura cyarageze koko, maze ababyeyi barishima cyane. Babwira Deborah bati uyu mwana wamureze wenyine, ariko wamureze neza cyane, afite ikinyabupfura cyinshi cyane, warakoze cyane kwihangana. Agiye gutaha, mama Davis yamusabye imbabazi, amutuma no kuri mama we ati umunsabire imbabazi, ariko nanjye tuzahora nzimwisabire kandi umubwire ko ibyo nakoze byose mbyicuza cyane. Baratashye, ariko we na Davis bari basigaye bahura kenshi bakaganira. Davis akamubwira ati umbabarire Deborah, umbabarire ni ukuri, narahubutse mbana n'undi muntu ntakunda, mba naragushakishije paka nkubonye. Ese ubu ngubu kuba nari narabanye n'undi mugore ntibyatumye utekereza ko ntigeze ngukunda? Deborah aramubwira ati hoya, ntago natekereza gutyo cyane ko nzi neza n'ukuntu umuryango wawe wabaga utakoroheye baguhitiramo uwo mugomba kuzabana. Davis aramubaza ati none se Deborah, nyuma y'ibyabaye byose uracyankunda? Deborah aramubwira ati Davis, nakunze rimwe, nkunda umuntu umwe gusa ku buryo no kugira undi muntu ntekereza gukunda byanze, kandi uwo muntu nkunda nta wundi ni wowe. Davis arishima cyane ati warakoze cyane kunkunda. Nyuma y'imyaka 7 yose wari ugihari, wari ukintegereje, nubwo nta cyizere cyaho ibyacu bizagera kubera mama wanjye, ariko ntiwigeze usanga undi mugabo kubera kunkunda cyane. Deborah, nanjye ndagukunda cyane, ndacyagukunda. Nakubuze rimwe gusa kubera isi yivanze mu byacu, ariko nkusezeranyije ko nta wundi muntu cyangwa se nta kindi kintu kizongera kudutanya. Kuri iyi nshuro nta kindi kintu kiri munsi y'ijuru kizongera kwivanga mu rukundo rwacu ngo kigere naho gituma dutandukana tukaburana. Ntago tuzongera kuburana, ntago tuzongera gutandukana, kandi ndabigusezeranyije. Noneho barakundanye ku mugaragaro, n'ababyeyi babo babashyigikiye cyane. Mama Davis yari yarasabye imbabazi Deborah na mama we baranamubabariye.
Ntibatinze bahise banakora ubukwe. Bari bishimye cyane kandi ari n'ibyishimo bikomeye cyane ku mwana wabo Hope. Ubukwe bwari bwiza cyane, byari ibyishimo gusa. Nyuma y'ubukwe mu rugo, Hope kwibona afite papa na mama byari nk'igitangaza kuri we. Sekuru na nyirakuru nabo kandi bamukundaga kubi, dore ko bari bamaze imyaka myinshi bishakira kuzukura ariko barakabuze. Davis nawe mu rugo yari atuje yishimye afite amahoro, nta nduru, asigaye aryama agasinzira. Yumvaga afite byose mu rugo iwe, yari afite ubutunzi, afite urukundo kandi anafite intego z'aho umuryango we ashaka kuzawugeza. Deborah nawe yaje kumufungurira supermarket atangira gukora. Yari umukozi kandi yahoraga ashaka kwerekana uruhare rwe nk'umugore mu iterambere ry'urugo. Yagize n'amahirwe Imana imuha umugisha maze birakunda, atangira kujya yinjiza n'amafaranga menshi. Si ibyo gusa kuko nyuma y'amezi 9 bakoze ubukwe, bakiriye umwana wabo wa kabiri. Icyo gihe Imana yabahaye umwana w'umuhungu mwiza cyane. Umuryango wose wari unezerewe cyane, maze Davis akavuga ati urukundo rwari rwarangirijwe n'ubwoba rwongeye kubakwa n'ukuri, kubera ko umwana wavutse mu bihe bitoroshye niwe wabaye ikiraro cyo kongera kuduhuza. Yarabahuje kubera ukuntu yavugishije ukuri akamusubiza amafaranga ye, bigatuma nawe ashaka kumumenyaho byinshi, maze bikarangira amugejeje kuri Deborah, umukobwa yakundaga cyane. Yari amaze imyaka myinshi cyane ashakisha ariko yaramubuze. Davis iyo abantu bamubazaga uko yabonye umukobwa yakundaga yari yarabuze, yabasubizaga amwenyura ababwira ati umukobwa muto yansubije amafaranga yanjye, ariko mu by'ukuri iyo urebye usanga icyo yansubije atari amafaranga, ahubwo yansubije umutima wanjye, ansubiza urukundo rw'ubuzima bwanjye, ansubiza kandi igice cy'ubuzima bwanjye nari narabuze. Bose babitekerezagaho kuko bakumva ibyo babwiye ari byo, kuko ubuzima bwo kwigunga, ubuzima bw'agahinda yari abanyemo na Anita, bose bari babuzi, ntaho bwari buhuriye n'ubuzima bw'umunezero yari asigaye abanyemo na Deborah n'umuryango wabo. Deborah yaramukundaga cyane, hahandi Davis yajyaga yibaza ati natanze iki ngo umuntu ankunde gutya koko. Nubwo yavukaga mu miryango ikennye, ariko umutima we wari wuzuyemo urukundo rwinshi cyane Davis atari yarigeze abona ahandi hantu. Uko kuntu bakundanaga kandi byatumaga bashyira hamwe cyane, maze bagakora ku buryo nko mu myaka 3 ababyeyi babo barebye aho bamaze kugera maze bakumirwa. Aho bari bageze hari hashimishije cyane. We na Anita bari barananiwe kuhagera kandi ari we bari bamaranye n'igihe kinini. Muri icyo gihe bari kumwe, Davis yari arimo gusubira inyuma cyane ku buryo n'ababyeyi be bari bafite ubwoba ko bizarangira umwana wabo ahindutse umukene, kandi aribyo batinyaga cyane. Davis yari ameze neza ku mpande zose. Deborah yari yaramuryohereje ubuzima, maze nawe agaharanira iteka ikintu cyatuma umuryango wabo uhora wishimye. Aha niho inzira y'urukundo rwa Deborah na Davis itari yoroshye tuyisoreje. Mwakoze cyane kubana natwe mukayikurikira. Nyuma y'igihe kinini baraburanye, umwana wabo yongeye kubahuza. Agakorwa gato ko gusubiza amafaranga y'abandi yakoze katabaye umuryango wose. Burya nta gikorwa cyiza kijya kiba gito, hari igihe kikugarukira kikuzaniye umugisha mwinshi cyane. Papa we nawe akimubona yari yahise amukunda cyane. Hagati yabo harimo ikintu kidasanzwe, ariko yari atarasobanukirwa ko ari umwana we. Ni ibintu byinshi cyane twavuga kuri iyi nkuru. Nizere ko buri wese yakuyemo ibye, kandi icyo wakuyemo ntukihererane. Byaba byiza kurushaho ugisangije n'abandi. Muri comment ukatubwira uko iyi nkuru yacu wayumvise. Mukomeze mubane natwe, mukore like, musharing inkuru zacu ku bandi bantu kugira ngo zibashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Imana ikomeze ibarinde. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nema.